Muraho neza, bamwita Jared Beckstrand. Uyu ni umuganga w'ubuvuzi bw'umubiri cyangwa se ubugororangingo, Doctor of Physical Therapy. Uyu munsi niwe tugiye kwifashisha kugira ngo mu by'ukuri twumve byinshi bitandukanye ari buze kutugiramo inama, aho atanga ubujyanama n'ubumenyi butuma umubiri wacu ukora neza, ukaba wasinzira neza kandi ukazinduka wisanzuye. Uyu munsi aratugezaho inama 5 z'ingenzi zagufasha gusinzira neza, cyane cyane niba ujya ubabara umugongo cyangwa ukababara ijosi. Niba uri hano bwa mbere, kanda like ukande subscribe kugira ngo ubutumwa nk'ubu ngubu butagucika. Niba kandi aya makuru ari ingenzi agufashije, uze gukanda like, naho ibitekerezo cyangwa ibibazo byawe uze kubyandika muri komenti, ndabigaruka uko nshoboye. Reka duhite twinjira mu by'ingenzi tugiye no kubakiraho ikiganiro cyacu. Jared Beckstrand atubwira ko by'umwihariko ikintu cya mbere mu bituma umuntu asinzira neza ari ukuba umugongo umeze neza, utihinnye cyangwa se nyine ngo ube watakaje icyerekezo usanzwe uburimo. Umugongo wacu ubusanzwe ugizwe n'imihindagurikire 3 cyangwa se ibyo nakwita curves mu rurimi rw'icyongereza. Hari curves cyangwa se uwo muhindagurikire uba uri ku gice cy'ijosi, hakaza undi nawe uri mu mugongo rwagati, hakaza n'undi uri mu mugongo ku gice cyo hasi. Ahangaha rero iyo uryamye nabi, iyo mihindagurikire yose ihita ihinduka, bikaba byakuviramo kuribwa mu ijosi, kuribwa mu mugongo hagati, cyangwa se no kuba waribwa kuri wa mugongo wo hasi, ndetse bikaba byanakuviramo kutabona ibitotsi bihagije. Ahangaha ikintu ugomba gukora ni ukuryama mu mwanya mwiza uri buze gutuma umugongo wawe umera nk'uwicaye neza, ugororotse neza kandi rwose ukaruhuka neza. Kugira ngo ibyo bigerweho rero bikeneye ubufasha buhoraho butangwa na matera nziza, umusego ukwiriye, imyanya yo kuryamamo idahindagura cyane umugongo, nk'uko mukomeje kugenda mubibona muri iyi video. Nkuko abisobanura neza, akomeza avuga ati materi ishaje cyangwa ugasanga umusego ntabwo ari mwiza, udakwiriye, nibyo bintu bya mbere bishobora gutera ububabare bw'umugongo mu gitondo, ukaba wabyuka wumva ijosi iryafatanye, wajya guhindukira ukumva birakurya, ukumva rwose ijosi risa n'iryaremereye, abenshi bakunze no kubyita ibikanu rimwe na rimwe. Ikindi kandi ushobora no kumva mu magufwa igihe ugerageje guhindukira harimo akantu gaturitse, bitewe n'uko wari waryamye muri wa mwanya utari mwiza, urangije unawumaramo igihe kinini. Bityo rero iyo ugerageje guhindukira ushobora kumva hari utuntu duturitse, haba mu misokoro cyangwa se mu magufwa nyirizina. Matera rero uba ugomba kuryamaho ni matera igomba guhindurwa nibura buri myaka 8 kugeza ku 10. Ibi ngibi ni byagaragajwe n'abashakashatsi, aho berekana yuko nibura matera uyiryamyeho imyaka 8 kugeza ku 10, icyo gihe rwose bimaze kuba yata garanti. Niyo mpamvu rero ubusabwa kuyihindura, kuko hari matera uba ushobora kuryamaho ukumva umeze neza, hakaba n'indi matera uryamaho bitewe n'igihe kinini maze ukumva usa n'uryamye hasi. Niyo mpamvu rero imaze iyo myaka 8 cyangwa 10 uba usabwa kuyihindura. Ikindi ariko kuri matera ishobora no kubita amazi iyo myaka yose, ariko bitewe no kwaguze matera ya fake, icyo gihe nyine bikaba byagusaba kuyihindura kugira ngo wirinde ubwo bubabare ushobora kuza ku mugongo wo hasi, ku mugongo hagati, cyangwa se no kuba bwaza mu ijosi. Matera zishaje rero ntabwo zishobora kuba azatuma wa mugongo uryama mu buryo bukwiriye. Niyo mpamvu nyine usanga urabona murongo nakweretse uburyo cy'umugongo ugiye, iyo uryamye nabi usanga ya mihindagurikire yagiye ihindagurika cyane, ugasanga wa mugongo cyangwa se no mu ijosi utangiye kumva ufitemo ububabare. Ikoranabuhanga rero ubu ngubu ryateye imbere, hari matera zisigaye zitanga ishyigikirwa rihagije cyane ku mugongo ndetse no ku mubiri wose muri rusange. Uramutse uzikeneye waza kutwandikira muri comment, twatubaza ubwo bwoko bwa matera, twaza kubikubwira tukanabigusobanurira, cyangwa se ukaba wanazisacinga ku mbuga nkoranyambaga, icyo gihe nabwo wabibona. Reka twigire rero ku gice cy'umusego, turebe se umusego uri buze kugufasha kwirinda bwa bubabare ukaryama neza kandi umeze neza. Ni umusego uteye gute? Tuvuge urugero, niba ufite umusego munini cyane, hari umusego ushobora kuryamaho ukumva ntabwo ijosi rimeze neza, icyo gihe uwo musego ushobora kukwangiza. Bivuze ngo umusego ushobora gutuma ijosi rijya hejuru cyane cyangwa se rikajya hasi cyane, uwo nguwo urakwangiza. Uba ukeneye wa musego nibura uringaniye ku buryo ki uri buryame ukumva koko mu ijosi nta kibazo ufite, nk'uko muri kugenda mubibona.
aho ngaho ku mashusho. Umusego rero ugiye ku ijosi ku buryo utuma ijosi riguma mu murongo, uwo nguwo niwe ukeneye. Niba uryamye wubitse umugongo ukeneye umusego utari muremure cyangwa ngo ube mugufi cyane. Ijosi riba rigomba kuguma mu mwanya uhamye, mu by'ukuri ritari imbere cyane cyangwa se ngo ribe riri hasi cyane, nk'uko bigaragara kuri video. Ngira ngo niba uri kugenda urushaho kubisobanukirwa neza cyane. Niba rero ukunda kuryama by'umwihariko kuryama igice cy'inda, ndakubwiza ukuri ubu ni bwo buryo bubi abantu benshi bakunda kuryamamo, ariko bubi cyane ndetse bunatuma bagira ububabare bw'umugongo ndetse no mu ijosi. Impamvu zibitera ni izi ngizi: akenshi usanga ijosi ryasigaye riri ku ruhande rumwe amasaha menshi cyane, bikaba bishobora gutera bwa buribwe mu ijosi, cyangwa se ukumva warwaye urukebu niko bamwe babyita, cyangwa se ibikanu rimwe na rimwe. Ikindi kandi burya umugongo wo hasi uba nawo wamaze igihe kinini cyane uri mu byo nakwita hyperextension mu rurimi rw'icyongereza, bivuze ngo uba warambutse cyane birenze urugero ugereranyije no kuba ukwiriye kuba warambuka. Ibi ngibi rero bitera umugongo wo hasi cyane, ukumva urababara ku rwego rwo hejuru. Ibi ngibi si ibyo gusa birangira mu by'ukuri bitumye ubabara wa mugongo cyangwa se ukaba wababara ijosi, ahubwo n'igifu kiba kibangamiwe cyane, bikaba bishobora kugira ingaruka ku mpyiko ndetse n'uburyo ki imiyungururire y'ibintu wafashe cyangwa se wariye biri kugenda bikorwamo. Nuhora rero uryamiye ku gice cy'inda, agerageza rwose ubyirinde, kuko ibi ngibi ntabwo ari byiza. Ibi numara kubyirinda bizakurinda ibibazo byinshi by'ijosi ndetse n'ibibazo wahuraga nabyo by'umugongo. Reka dukomereze ku kindi gice turebe ese ijosi ko tumaze kurishyira mu mwanya mwiza, tukamenya umusego tugomba gushyiraho. Please, ikindi hari n'abantu bafite imisego minini cyane, mbere yuko wenda asoza ku gice cy'ijosi ugasanga ntabwo ari ngombwa nyine ko ari bujye kugura undi musego. Ushobora kugabanyamo twa tuntu duke tuba turimo imbere, hari ibirimo udupamba cyangwa se n'utundi dukoresho, ariko ushobora kuba wavanamo duke umusego nibura ukagerageza kugabanuka ku buryo ki uri bubashe gushyigikira rya josi ryawe neza. Igihe bikunda urabikora, ariko igihe umusego wawe udafunguka ariko ukaba ari munini cyane cyangwa ukaba ari muto cyane, ushobora kuwuhindura ukaba wagura undi musego mwiza ukubereye. Ikijyanye no kuryamira rero ku ruhande ni byiza cyane kurusha kuba waryamira ku nda, kuko ubu ni bwo buryo buri buze gutuma umugongo wawe uba umeze neza, wa murongo twabonye ko umugongo ugendamo uba umeze neza ndetse nta hantu na hamwe habangamiwe. Kandi twabonye ko iyo nta mihindagurikire ibayemo ku mugongo, icyo gihe nta hantu ububabare bushobora kuba bwava kukubabara bitewe n'uko umugongo uburyo wari usanzwe umeze wahindutse. Kuryamira rero ku ruhande ni byiza cyane, ni nabyo nakugiramo inama ko wakora, ariko nanone nabyo bisaba kwitonda cyane, dore uko bikora neza. Umusego wawe nibura ugomba kuba uri ku ijosi mu buryo bukwiriye, ugomba kuba ufite umusego nibura uri buze gutuma umutwe wawe uguma mu murongo mwiza n'ijosi ryawe, ukaba atari umusego muremure cyane, ikindi kandi ntube mugufi cyane. Birumvikana ko ni umusego uri mu rugero, ibi twabigarutseho. Ikindi kandi ugomba kuba ufite nibura umusego uri buze gushyira munsi y'igice cy'inda. Uti bigenda bite? Ahangaha ugomba kwirinda ko washyira igice cy'inda yose hasi, ndavuga ku gice kijya kugana hasi, kuko iyo ugishyize hasi nyine biraza gutuma habamo cya kintu nakubwiye cya hyperextension, bituma wa mugongo uri buze kurambuka cyane bigutera ububabare. Ahangaha ugomba mu by'ukuri kugerageza ugashyiramo ka gasego munsi y'inda kugira ngo utaza kuba wajya muri ya pozisiyo ituma umugongo ukururuka cyane ukababara. Ikindi kandi burya banatubwira ko gushyira umusego hagati y'amavi nabyo ari ibintu byiza cyane, kuko bituma amavi adakomeza kugenda yinyeganyeza. Kandi uko amavi buriya asanzwe yinyeganyeza, tuvuga urugero, urabona uko kuntu umuntu aryamye aramutse ashyize ivi imbere irindi akarishyira inyuma, kwa kundi umugongo wari umeze birahinduka, usange wakwedutse cyangwa ukururuke cyane. Icyo gihe rero byagutera ububabare. Biba byiza rero iyo ufashe agasego ukaba wagashyira hagati y'amaguru ku mavi, by'umwihariko biragufasha cyane kuko bituma igice cy'inyuma ku mugongo kimera neza, kikaguma muri wa mwanya cyagakwiriye kuba akirimo, umugongo ntusubire inyuma nabi cyangwa se ngo ube wajya imbere nabi. Ibi ngibi rero byose ko bishyize mu bikorwa, umubiri wawe uri mu mwanya mwiza, usinzira neza, ukumva nta bubabare ufite. Ni umwanya mwiza rero, ariko uba ugomba kwitonderwa. Hari n'ikindi ushobora kuba wakora
mu by'ukuri ushobora kuryama wubitse umugongo, ikizwi nka back sleeping. Ibyo bigenda biti, ahangaha ugomba kuba n'ubundi ufite umusego wawe umeze neza ku ijosi, ukaba atari umusego ureba hejuru cyane, mu by'ukuri ngo ube wabangamira ijosi. Ikindi kandi ntubare umusego ureba hasi cyane, kuba nyine watuma irya josi nanone rikururuka cyane. Ugomba nibura gushyira umusego munsi y'amavi, kuko birekura umuvuduko ku mugongo w'inyuma, bikaba byatuma iyi mitsi y'imbere ku kibero mu by'ukuri isa n'idatatana, ibitotsi bikaba byaza neza kandi bikaza bidacikagurika. Izi nama 5 mu by'ukuri nuzishyira mu bikorwa uzajya usinzira neza, uzajya uzinduka umeze neza, mu by'ukuri kwa kundi wabyukaga wumva ufite amavunane, wumva ufite ububabare bw'umugongo cyangwa se mu ijosi, ibi byose biragabanuka, bityo ubuzima bwawe bwo mu mubiri bukarushaho kuba bwiza ndetse ukabwishimira. Niba wumva rero ibi ngibi byakugiriye umumaro, ushobora gukora ibintu 3 by'ingenzi. No gukanda like kuri Physio Rwanda, ugatanga igitekerezo cyawe aho hasi, ugakanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'andi masomo yo gutuma umubiri wawe ukora neza kandi ugira umubiri mwiza wishimira, ugutera ishema ndetse ukanagutera akanyabugabo mu kuba wakora ibikorwa bigiye bitandukanye bya buri munsi. Imana ikumera umugisha, twongere duhurire mu bindi biganiro byacu bitandukanye bigufasha gukira ububabare, waba wibereye mu rugo cyangwa se waba uri ku miti muganga yakwandikiye, cyane ko iyi myitozo tukwereka ntabwo ivanaho inama za muganga. Iyi myitozo urayikora ariko igihe wumvise ugize ububabare bwinshi, ushobora kubanza ugasaba inama za muganga. Ikindi kandi biba byiza iyo ubanje kwisuzumisha, muganga akareba ikibazo ufite, bityo yamara kubona ikibazo ufite akwandikira imyitozo igiye itandukanye n'uburyo ki ugomba kuryama. Ibi ngibi rero bishobora kuba byagufasha kumenya ubwo buryo mu gihe muganga yabugusobanuriye ariko ntubwumve neza. Niyo mpamvu rero izi video tuzikora ku bumenyi rusange umuntu ashobora kuba yakoresha, ariko ntabwo bikuraho ko ugomba kureba muganga kugira ngo agufashe kuba wakira ndetse akwereke n'icyo ugomba gukora kiri buze gutuma ubuzima bwawe bumera neza.